ntago bizakubuza gutungira mu mujyi wa Kigali, ntago bizakubuza kurira mu mujyi wa Kigali. Barasenya ugasigara, barimura Imana ikakwimura ikagushyira ahantu yateguye. Imana ibifite aho yateguriye kubonana nawe nyuma y'imyaka nk'ibiri ngira ngo inarenga. Se buri imyaka 2 ntirimo irarenga mwaka byara 2 irarenga rwose 2 irimo irarenga kuko kana 2023. Wow. Rwose hanyuma amakuru y'iminsi muvandi. Amakuru ni meza cyane, turashima Imana. Imana yabanye natwe, Imana yaraturinze iraturengera mu bihe bikomeye twanyuzemo. Yego, urabona ko tumeze neza. Mumeze neza. Ndashaka kugusengera hanyuma ugahanura. Yego, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka Wera, turagushimira cyane kuko twemereye kwicara aha. Turaritse Umwuka Wera ngo abane natwe, duhe ibyo kuvuga kandi ibyo tuvuga ibyo aduha bifashe abantu bigenewe, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Karibu cyane mwene Data. Tugiye kuganira rero ku ijambo ry'Imana kuri message ivuga ku birenge. Uribuka kwibwira abantu ku birenge. Mbere yuko tuganira ku iyo message ndabanza mbibwire. Yego, amazina ni Evangeliste Abayisenga Samuel, Sam TV. Yego, uzwi ku izina Sam TV. Yego, nkaba mfite ikinyamakuru cyitwa Sam TV Rwanda. Rero ninge tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Mbanje kubasuhuza aho muherereye mu mande zitandukanye. Yego, mu bihugu bitandukanye. Bakunzi mwese mukunda iyi channel mugakunda. Yego, kuba munsi y'ibirenge by'Imana. Hatazagira umuntu ushyiraho akandi kantu, nukuba munsi y'ibirenge by'Imana. Amen. Neza. Ndashaka kugusengera hanyuma ugahanura. Yego, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'Umwuka Wera, turagushimira cyane kuko twemereye kwicara aha. Turaritse Umwuka Wera ngo abane natwe, duhe ibyo kuvuga kandi ibyo tuvuga ibyo aduha bifashe abantu bigenewe, mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera, amen. Karibu cyane mwene Data. Tugiye kuganira rero ku ijambo ry'Imana kuri message ivuga ku birenge. Uribuka kwibwira abantu ku birenge. Mbere yuko tuganira ku iyo message ndabanza mbibwire. Yego, amazina ni Evangeliste Abayisenga Samuel, Sam TV. Yego, uzwi ku izina Sam TV. Yego, nkaba mfite ikinyamakuru cyitwa Sam TV Rwanda. Rero ninge tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Mbanje kubasuhuza aho muherereye mu mande zitandukanye. Yego, mu bihugu bitandukanye. Bakunzi mwese mukunda iyi channel mugakunda ibiganiro tubagezaho. Rero uyu mwanya nagarutse mu myaka 2 ishize nje kubabwira icyo Imana ashize ku mutima wanjye. Yego, tugiye kuganira ku ijambo rivuga kuba munsi y'ibirenge. Yego, kuba munsi y'ibirenge by'Imana. Hatazagira umuntu ushyiraho akandi kantu, nukuba munsi y'ibirenge by'Imana. Amen. Hari imbaraga umuntu abonera munsi y'ibirenge by'Imana. Niho tugiye kuganira. Reka tukwakire utusomere ijambo ry'Imana ubundi mbashe kurivugaho twabashije kurisoma. Riri mu kuva 24 umurongo wa 8 niho duhera. Anga avuga ku mwami utigeze kumenya. Kuva 24 umurongo wa 8. Igice cya 24 n'umurongo wa 8 haravuga ngo Mose yenda ayo maraso ayamisha ku bantu, arababwira ati ngaya maraso y'isezerano Uwiteka asezeranye namwe, nkuko ayo magambo yose ari. Mbrecyaho Bibiliya itubwiye ngo Mose yenda amaraso. Yenda ngo kuri ayo maraso. Aya maraso Bibiliya itubwiye Mose yenze cyangwa yafashe. Yego, aya yari amaraso y'umwana w'intama. Yego, yari amaraso y'umwana w'intama. Noneho Imana imutegetse cyangwa imubwiye Yesu yagucunguye. Bibiliya twibutsa ko twacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi. Ahangaha niho Imana yenza amaraso iri kuyaminjagira ku bwoko bwayo. Amaraso ya Yesu bibiramo, ntago tuyaminjagira ku bwo gusa, ahubwo uribira muri yo. Wibira muri yo akaba muri wowe, ukayabamo, ukaba mu maraso. Komeza dusomere. Amen. Hanyuma dukomeje ku murongo w'9. Umurongo w'9 uravuga ngo
maze Mose azamukana na Aroni na Nadabu na Abihu n'abakuru b'Abisirayeli 70. azamukana nabo 70. Soma ku 10. Bareba Imana y'Abisirayeli munsi y'ibirenge byayo hameze nk'amabuye ashashwe ya safiro ibonerana ihwanye n'ijuru ry'umupyemure ubwaryo. Amen. Ngo nuko ngo Mose amaze gufata ubwo bwoko, amaze gufata iyo miryango nk'uko uyisomyaho, harimo aho dusimbutse ariko nicyo havuze. Yego. Afata iyo miryango, afata abo bantu bose, ngo nuko ngo abajyana ngo munsi y'ibirenge by'Imana. Aha munsi y'ibirenge by'Imana ngo bahageze, ngo bahasanze amasafiro, bahasanga ibintu by'agaciro, bahasanga kurabagirana gukomeye cyane. Iyo tugeze munsi y'ibirenge by'Imana, nta kindi kitugeza munsi y'ibirenge by'Imana, tuhagezwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo niyo aduterura, niyo atujyana akatugeza munsi y'ibirenge by'Imana. Iyo aya maraso akugejeje munsi y'ibirenge by'Imana, aha niho utangira kwakira kubohoka. Amen. Aha niho utangira kwakira kubona Imana. Aha niho utangira kugendana n'Imana. Aha niho utangira kunezererwa Imana. Aha niho Imana iguhuriza n'uwo yateguye. Aha niho Imana ikubohorera ugatangira kubohoka. N'ahandi ni munsi y'ibirenge by'Imana. Nta kindi kizatuma tujya munsi y'ibirenge by'Imana, nta kindi kizatuma tugera munsi y'ibirenge by'Imana usibye amaraso ya Yesu Kristo. Bibiliya yatubwiye ngo Mose yenda iki? Yenda ngo ayo maraso arangije ngo ayaminjagira ku Bisiraheli, ku bwoko bw'Imana. Ngo arangije abo ayaminjagiyeho abwirwa kubafata ngo nuko ngo baragendana, ngo bajyana hehe? Ngo ku musozi, ngo hehe? Ngo munsi y'ibirenge by'Imana. Niyo mpamvu umuririmbyi aririmba avuga ngo munsi y'ibirenge byawe niho natabariwe, amarira nazanye ntabwo ariyo nagize ute natahanye, n'ahandi uretse munsi y'ibirenge by'Imana. Aho munsi y'ibirenge by'Imana niho twambarira, munsi y'ibirenge by'Imana niho ubuzima buhindukira. Ngira ngo nikoze ni abantu bari hepfo mu giturage nyine, aho bakomeje kuvuga Imana ikomeje kugutoreza, ariko kandi ntabwo ari habi, ahantu habi ibitoki, hakaba ibijumba, ariko numvise naho ko hari igihe bijya binyuramo bigakara. Byarakaze kubera inkambi, inkambi pe, inkambi n'iterambere nyine yatuzaniye ibyiza, ariko n'inzara yaraje. Ariko rwose ikintu cyitwa inzara byo rwose, inzara yo barabimbwiye, abantu batejura bagatejura n'ubuvoka budakomeye n'iki nyine, urumva sadepa ni ibihe nyine. Urumva hari ibihumbi birenga 50 kandi birya bidahinga. Yego. Urumva rero tugomba gusaranganya abantu barenga ibihumbi 50, twese turabi Imana. Ariko ejo bundi Kongo yavuze yuko bagomba gutaha, noneho mu masezerano barimo barasinya harimo nayo basinye muri Ethiopia na UN, hanyuma muri HCR bemeranije ko impunzi zigiye gutangira gutaha. Ubwo rero nubwo abantu baba barabyakiriye, ariko burya n'ubuhunzi si bwiza. Ubuhunzi si bwiza, ntabwo ari bwiza pe. Ugize amahirwe nyine wabiwanya rwose. Reka tugushimire cyane Samwe, Imana ikwishimire, uzaba dusuhuriza. Nzabasuhuza nibi naba ngumwa mbere yuko ngenda tuzabonana. Murakoze cyane.